Yes, ndongeye mbahaye ikaze muri cya kiganiro cyanyu mukunda muri benshi, ubuzima n'abana. Ndi Birete Rwema nk'ibisanzwe. Ese umuhinzi yafata imbuto yari kuzatera akayijugunya aho kugira ngo ayitere ibyara indi? Urigata ikinure cy'isi ukarinda ubusaza cy'igishonga. Reka nkubwire, ejo bundi negereye umusaza ndamwegera arambwira ati imfunguzo za kera ntizishobora gufungura ingufuri nshyashya. Reka nkubwire ukuri gukomeretsa. Abantu benshi ntibatera imbere, ariko si uko badafite amahirwe, ahubwo nuko hari ikintu kimwe batamenya. Benshi bazakubwira ko ikibazo ari ubukene, abandi bati ni amahirwe make. Abantu niyo wakora iki bazakomeza kuvuga, baravuga kuri haso zawe, ariko nta muntu uzakwishyurira bill, uriyishyurira at the end of the time. Kandi burya umuhanda munini wubaka umushoferi uzi gutwara, mu gihe umuhengeri munini cyangwa se mwinshi wubaka umutwazo w'ubwato urenze. Niyo mpamvu rero na situwasiyo iremereye uhura nayo irakubaka ikagukomeza, ikubakamo umuntu nyamuntu, umuntu ushobotse kandi ushoboye. Nzakira y'umutindi niyo ituma atiyaho. None ikibazo kirihe? Impamvu ya mbere ituma udatera imbere ni abantu bagukikije. Niba buri munsi uganira n'abantu bavuga ibibazo gusa, batareba kure, batinya gutangira, bahora bavuga bati ubu se nawe buhoro buhoro ubuzima bwawe buhita bugira isura nk'iyabo. Usanga ari ba bantu baguca intege, babona nta kintu washobora, maye se njyewe se kanjyewe se. Ni abantu bahora mu bibazo, bahora bavuga ibyo abandi bagezeho kugira ngo nabo bashake uburyo babigeraho. Impamvu ya kabiri ni ibyo winjiza mu mutwe wawe buri munsi, ibyo ureba, ibyo wumva, ibyo wemerera ubwonko bwawe kwakira, byose usanga byubaka cyangwa se bigasenya ubuzima bwawe. Hahandi wisanga nta n'itafari ryo kugereka ku rindi uba ufite cyane rwose. Erega kuzimya itara rya mugenzi wawe sibyo bituma iryawe ryaka. Ndakubwiza ukuri, niba wumva ibintu takongera akanyabwabo ko gutera imbere, niba wumva ibintu bihabanye n'indozi zawe, niba wumva ureba ibintu bitakubaka, bitakwigisha, ntuzigere ubona courage yo guhindura ubuzima bwawe, kandi udashakisha utumva ibintu byahindura ubuzima bwawe. Impamvu ya gatatu, abantu benshi batinya guhindura ibintu. Yego baravuga ngo gusara ntabwo ari ugusandaguza ibyo usanze, ariko abantu benshi batinya guhindura ibintu uko bimeze. Bamenyera ubuzima burimo akababaro kenshi nubwo bubababaza, bahitamo kubaho nabi aho gufata risike yo guhindura ubuzima bwabo kugira ngo barebe ko bwaba bwiza. Tinyuka. Ukuri ni uko nguko. Ntuzigere utekereza ku buzima bw'impinduka mu gihe udashaka gutekereza uburyo ubuzima bwawe bwahinduka. Nta muntu uzaza kubiguhindurira. Igihe cyose utarahindura abo wumva, ibyo utekereza, ibyo ureba, uzaguma kuri rwa rwego, nta terambere uzagira. Uzaguma kuri rwa rwego rw'imitekerereze, rw'imikorere, rw'igihombo, rw'inyuma cyane rwose. None se reka mubaze, ubona hari abantu cyangwa ibintu bigukurura? Ese ubona hari ibintu bigusubiza inyuma mu buzima bwawe? Mbabarira unsubize. Cyangwa urabibona ariko ukabyihorera ukavuga ko nta kintu bivuze, cyangwa urabibona ukavuga uti ibi ntacyo bivuze, nyine ni igeno ryanjye Imana yangeneye. Ese kwandika igitekerezo cyawe muri comment turushaho gusangira ijambo. Wowe ubibona ute? Abantu bagena ubuzima bwawe cyangwa nawe ugena ubuzima bwawe? Ibyo wumva n'ibyo uba, hindura ubuzima bwawe. Hari inkuru yabayeho, kamwite Sam undi mwite Alex, bakorana muri kampani imwe, ariko Alex yahoraga ahuze buri gihe, atinya gukora amakosa, ari umuntu nyine w'inyangamugayo, yirinda ibyago, ariko akeka ko umutekano ari wo nsinzi. Mu gihe Sam we yanga imirimo idafite agaciro kanini, yibanaga ku bisubizo si kubahuza. Yatinyukaga gufata ibyemezo, gufata ibyago, risk, akigira ku makosa yahashize. Urumva ko Alex asa n'umuntu w'inyangamugayo, ariko Sam asa n'umuntu udafite gahunda. Nyuma y'imyaka Sam yaje kuzamurwa mu ntera, Alex asigara aho yarari. Si uko Sam yagize amahirwe, ahubwo ni uko Sam yahisemo gukora ibintu bimunyuze kandi bimuteza imbere. Alex we yahisemo umutekano, ibintu bimuhera umutekano. Njye sinkunda ibi, ibyo nakira, ibi ngibi birahagije. Sam yahisemo gukura no kwiyubaka. Alex ahitamo gushaka kwemerwa n'abantu, kuko yagenderaga tse baravuga ngo iki nibambona akikorera ibimunyuze n'ibinyuza abandi. Iki ni ikintu abantu benshi batamenya. Ngo ugiye mu kazi siko gutera imbere, gusa urimo wubaka iterambere cyangwa urimo wubaka iterambere. Kandi ibyo umugabo arya aryamye abikorera ahagaze. Ntabwo ibyo ushaka kurya uryamye uzabikorera wicaye, ntibibaho. Burya igishoro cy'uwishuka gishira kigerageza koko.
burya umuntu utahangana n'imirimo yawe atangira guhangana n'ibinyoma byawe, atangira kukuvuga nabi. Bwira umuntu niba inkuru itajyanye n'amafaranga n'uburyo amafaranga yaboneka n'uburyo watera imbere, gerageza inkuru ibe ntoya. Yesu icyo mbifuriza gutera imbere, Nyagasani abarinde ibyago n'ibyomanzi, Nyir'ubugingo aturangire ikigeni. Peace out.